iyo agiye kugenda asiga rwa ruguma yagusanganye ruri kubora, asiga runyenya, asiga rutonekaye. Ariko umuntu waje akaguha urukundo, impamvu uzasanga umuntu arira ngo yarakomeretse mu rukundo nuko yanze kongera gukunda, kuko igikomere cy'urukundo kivurwa n'urundi rukundo. Niyo mpamvu Imana itajya yumva aya masengesho ngo abanzi banyu barashize kandi nawe hari ubereye umwanzi. Abanzi nibashira nawe urabigenderamo, kuko nawe hari ubereye umwanzi. Niyo mpamvu burya kurengera abanzi. Ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba. Amen. Twongeye kugira umugisha wo kubana na bene data ku ijwi ry'umukanguzi. Imana iduhana umugisha. Ku ijwi nk'ibisanzwe ni Marcel, imbere yacu turi kumwe na mwene data Anicet. Kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera. Imana ishimwe ko twongeye kubona uburyo bwo kubana na bene data. Amen. Mbere yuko tuganira reka dusabe Anicet adusengere, kandi mbwire na bene data turi kumwe muri iki kiganiro bategura imitima kugira ngo twese twumve icyo Imana ishaka kuri twebwe. Imana ibaho umugisha. Mbere yo gusenga reka nanjye mbanze nshimira Imana. Tumaze iminsi ku ijwi ry'umukanguzi tutaboneka, bitari ukugwa, ari ubutumwa buvugirwa henshi, uretse ko hajemo n'impinduka nyinshi ku bijyanye n'uruhande rw'umubiri cyangwa ibikorwa byinshi byagiye biba, navuga inzitizi bituzitira. Ariko dushimiye Imana yongeye kuducira akanzu, kandi dushimiye abantu bagiye batubaza. Hari abantu bagiye banyura inbox bakatuvugisha. Imana ibaho umugisha. Amen. Rero reka dufatikanye dusenge. Nkunda kubivuga, gusenga ntabwo ari ugukora ikintu mu mwanya uri vide. Ntabwo ari igihe tuvuga cyangwa tubwira Imana ibyo dutekereza byose mu gihe duhugutse. Gusenga niyo tudahugutse turasenga, kuko njya nkunda kubabwira ibihe tutaburira umwanya. Nta muntu ushobora kubura umwanya wo gupfa. Iyo urupfu ruje urawubona. Icya kabiri, nta muntu ushobora kubura umwanya wo kurwara. Igihe indwara iziye ararwara. Nta n'umuntu buryo ujya ubura umwanya wo gufungwa, niyo igifungo kije arawubona. Kandi ibyo byose biba imirimo igikorwa. Niba biba imirimo igikorwa rero ntabwo twabura umwanya w'Imana, kandi n'urupfu tuzawubona. Duhita dutekereza ngo urupfu nirushaka uwarwo. Umuririmbyi yaravuze ngo tujye dutumbira Yesu. Rero reka dusenge. Nidusenga urwaye wizere gukira, nidusenga ubabaye wizere ibyishimo, nidusenga ugoswe impande n'impande wizere ubutabazi buturuka ku Mana. Imana y'urukundo, Imana y'agakiza kacu, Imana umurengezi wo mu makuba, turagushimiye. Iyo dutewe na Satani uradukiza, babisha batugose utwambika intsinzi, kandi umwijima w'icuraburindi witambikiye kudufubika ujya utwambika umucyo wawe, tukagaragara nk'amanywa yitangaza. Izina ryawe nirishimwe. Turi hano turasenze, ducyashya ibitavuga Imana gutuza, kugira ngo ijwi ry'Imana rivuge. Ubuhamya bukwiriye abizera bukomeze kugaragara. Irucantege rwose ruturutse mu ruhande rwa Satani turukubisa inzitizi mu izina rya Yesu. Dushyizeho inzitizi izitira aya makuba ibuza Satani gusohoza ibyayo. Dusengeye aba babyeyi, dusengeye aba bene data bashiki bacu, turabasengeye kugira ngo ineza y'Uwiteka n'ihumure ry'agakiza ribonerwa muri Kristo risaga imitima yacu mu izina rya Yesu. Igihe cy'intambara nyinshi tugoswe, dutewe, ndetse dufashwe mpiki, intsinzi y'agakiza igaragara. Ubwo twebwe twarokotse nk'abazuwe, uyu munsi tutari mu mva, tutari mu rupfu, ntabwo ari bwo tuneshejwe. Kubera iki? Imva ya Kristo irarangaye. Haleluya! Jambo ryawe ryarambwiye ngo ubupfu bw'Imana burusha imbaraga ubwenge bw'abahanga. Igihe Kristo yarapfuye nibwo abapfuye bakize. Mu rupfu rwa Kristo habayemo imirimo. Mu gihe urupfu rw'umuntu rujyana n'icyubahiro cye, ariko urupfu rwa Kristo nirwo rwakereye imibereho mishya. Niba Yesu upfuye azura, niba Yesu upfuye akiza, niba Yesu upfuye abeshaho, niba Yesu upfuye atuma twongera kwibukwa, tonesa edrai peringa ni moria donansi. Niba urupfu rwa Kristo ari umurama w'agakiza utuma tumera
tugashibuka tukongera tukabaho tukera. Ubuzima bwa Kristo buraruta ibyo, ubuzima buzutse buraruta ibyo. Kristo wacu ariho, yarazutse, yaranesheje, ni umukiza wa byose. Ubwo rero mu rupfu waduhaye kubaho, mu buzima ntabwo ari bwo twapfa. Urakoze Yesu, kiza abarwayi kuko urabishoboye. Ururutse imitima yari ihagaze, bari batentebutse basukumwa, bongerwemo imbaraga kugira ngo Uwiteka yunamure abantu bari bahetamishijwe n'imibabaro. Ineza ya Yesu Kristo iganze kuri twebwe mu izina rya Yesu. Turagushimiye none n'iteka ryose kubw'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Yesu aguhereza umugisha mwinshi. Amen. Mumeze mute? Turashima Imana. Imana ishimwe. Amen. Ni gute umuntu ashobora kuba ubutumwa? Kuba ubutumwa iyo yumviye uwamutumye. Ego ubundi ubusanzwe sinzi impamvu dukoresha iri jambo abavuga butumwa, ariko before yo kuvuga, mbere yo kugira ngo tuvuge turi. Yego. Ubundi turi. Noneho iyo tumaze kuba nibwo tuvuga. Ni ukuvuga ngo rero ubundi ubutumwa ni iki? Yego. First of all, ubutumwa ni ukumva, kwemera no kwakira impinduka za Kristo. Yego. Noneho ibyo twumvise tukabyemera, tukabyakira, tubihamye. Yego. Tubuvuga rero mu gihe cyo guhamya ibyo twumvise, twemeye, tukanahindurwa nabyo. Ego. Noneho rero iyo tubihamije turabivuga. Noneho abo tubibwira barareba ariko bakanumva. Yego. Bumva ibyo tuvuze bakanareba icyo turi cyo. Kuba ubutumwa rero bibwiriza kuruta kuvuga ubutumwa. Yego. Ariko kandi kubuvuga nabwo bikabwiriza umuntu utabuzi. Yego. Kuko hari igihe waba ubutumwa umuntu utabuzi ntamenye ngo uri iki, ariko wabuvuga akamenya icyo uri gupresenta ko ari cyo uri cyo. Yego. Rero tuba ubutumwa igihe twahinduwe n'intumwa. Iyo duhinduwe na Kristo duhinduka nka Kristo. Yego. Iyo duhindutse nka Kristo rero natwe tuba dutumwa. Iyo dutumwe rero tuba turi ubutumwa. Imana ibaho umugisha. Amen. Nitugera mu ijuru urumva ari iki Pawulo azaba kurusha? Ntabwo njya ntekereza ibiri mu ijuru, kuko niyo nabitekereza nonaha niyo nabitekereza nonaha nzasanga atari byo. Naho sinjye mvunika njyayo. Kuko Bibiliya iravuga ngo hari iby'amaso atigeze abona, imitima itatekereje. Rero cyo kora ntekereje nk'umuntu. Ubu uzi ikintu Pawulo yabandusha nuko yagiye mbere. Uretse ko wenda ataragerayo, ategerereje hamwe n'abandi, ariko niyo nabona ikamba ritomo yandi sinagira ishyari. Icy'ingenzi nuko naba ndiyo, kuko umucyo wa Kristo nawe urahagije. Umuririmbyi yaravuze ngo nyambika imbabazi ze nk'ikamba, akampaza ibyiza bidashira. Ubwo bidashira si ngombwa ngo nzaririre iby'abandi. Ariko nawe hari icyo waba umurusha. None se Pawulo azi guhahira umwana? Ntawamenya. Hari igihe Marcel nawe ni igitangaza. Mu bijyanye no kurushanwa, ntekereza ko n'uyu uri kunyumva yantsinda. Kuko ubundi abantu benshi babona imbaraga z'umuntu yagaragaje, ariko intege nkeya yahishe ntibazizi. Bibaye mu ruhande rwo kurushanwa rero, akenshi abasiganwa bamenya ubumuga bwabo nta muntu urabuvumbura. Nge rero namenya aho nsindirwa mbere y'aho nsindira, kuko intsinzi uyihabwa n'iherezo ry'irushanwa. Ariko kandi gutsindwa nabyo ukabihabwa n'intege utangiranye rya rushanwa. Bibaye ibyo kurushanwa nshobora kuba natsindirwa henshi. Ariko nawe arabo watsinda baba batamenye intege nkeya zanjye. Hari n'igihe utsinda baguha igikombe ukabona si icyawe, ukabona hari uwugitwaye. Ntekereza ko mu banyantege nkeya bo mu isi ndi inyuma y'abandi. Hanyuma mu banyembaraga bo mu ijuru nkabamo. Uzi impamvu ndi umunyembaraga mu ijuru? Ni uko mbarurirwa muri Kristo. Ariko mu bijyanye n'intege nkeya zo mu isi, mundebera mu isura y'uko nsa, uko ndeshya, ibiro mfite, imbaraga, aho ntuye, ibyo byose ni bibi kuri njye. Uko ndeshya ni bibi, uko nsa ni bibi,
mbaraga mfite nimbi aho ntuye karitsiye yo nakarusho byose bigenda biba bibi. Okay. Uyu munsi ngira ngo ufite amatsiko, reka nibaze gutyo, sinzi niba ariko kuri, ariko nugera mu ijuru uzabwirwa n'iki kamatsiko yashize? Ngewe se ntabwo nzabimenya. Nose mfite amatsiko y'iki? Yo kumenya uburyo mu ijuru hameze. Ukuri k'Imana ntayingira. Yo kuvuga ngo mu ijuru hasa hate? Iyo mitekerereze ifite ayo matsiko ntabwo ari izajyayo. Niyo mpamvu ntajya ndushya ubwenge. Kuko ninanagerayo ntabwo nzahakompara n'inaha. Inaha sinzaba mpibuka. Ntabwo uzabimenya. Nimbivuga hari abantu bari bunyumve nabi. Nibibareba. Yego. Ariko impamvu amatsiko ntiyabura. Ntago yabura. Ariko umuntu uzashira amatsiko ntabwo ari uyu n'ubundi uyafite. Uyazasigara inaha. Umuntu uzareba ibyo bimara amatsiko nundi wundi. Niyo mpamvu ibyo twibwira byose mu ijuru bizarangirira hano. Icyo kora tuzaribamo. Uwo muntu no twakwita ubugingo. Uwohe? Uwo nguwo wundi uzareba ibyo ngibyo. Uzareba ibyo. Bibiliya iravuga, ni Yohana wabivuze, yaravuze ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo icyo akora uko tuzaza ntabwo kurerekana. Yego. Ariko ntikurahishurwa. Ariko Kristo niyerekanwa tuzahindurwa duse nawe. Uwo muntu uzasa na Kristo azaba avuye muri njyewe wahinduwe. Njye wahinduwe rero ni njye ufite amatsiko none. Ntabwo uzahindurwa ari we uzahinduka. Uzahindurwa ni njye uzahinduka ukundi. Uko kundi rero nta matsiko gufite. Ko kuri muri Kristo kurabibona. Hari igihe njye mbabwiriza nkababwira nti nimwumva dukumbuye ijuru ntimukagire ngo n'uyu mubiri ntuhazi ntuzanajyayo, ahubwo ubugingo bwacu buri muri Kristo nibwo bukumbura ijuru kuko burarizi buribamo. Imana ishimwe. Bwo rero ntiburifitiye amatsiko kuko burituyemo, buribonera muri Kristo Yesu. Ahubwo ikintu gihari bufite amatsiko n'amashyushyu yo kwambura uyu mubiri bukambara ubwiza bwabo kugira ngo butaguma busa butya bugeragezwa burwana burasana bugira butya, kuko ntabwo uyu munsi ubugingo buri ku isoko ry'umurimo. Satani ari kubuhatanira kandi arananiza umubiri ngo agushe ubugingo. Ubugingo rero bwo buzanezezwa no kwambura umubiri bukambara kudapfa iteka. Iyo ngiye kuvuga ngo mu ijuru hasa hate, nibuka ko n'uwanshyirayo ntahabona, kuko n'abakerubi ntibarabona Imana, n'abaserafi ntibarabona Imana. Nibuka ko n'Aburahamu wabonye urugero yabuze uburyo aruvuga. Nibuka ko na Daniyeli wahishuriwe, Bibiliya iravuga ngo yaguye hasi nk'urabye. None se ubwo nge ndinde wabireba nkabibona se? Wajyaga kuduha ubuhamya ni Enoke, niwe wagiye agumayo ajyanye umubiri we, ariko nawe ntiyagarutse. Niba ugezeyo utagaruka ngaza tubwire uburyo bimeze. Uwo muntu rero twahereho tuvuga, cyangwa uwo muntu uyu munsi n'ubundi turimo tuvuga aka kanya, ubushake bw'Imana mu mibereho y'umuntu, uyu muntu akwiye kubana n'Imana ate? Mu bushake bw'Imana. Ubundi iyo tuvuze ubushake bw'Imana ni ugukiranuka. Gukiranuka kw'Imana habamo kunanirwa k'umuntu. Kubera iki harimo kunanirwa k'umuntu? Harimo kugurisha ibyishimo byanjye kugira ngo nkore iby'Imana ishaka. Ibyo ngewe nshaka ni ibinezeza. Niyo byabyara umubabaro si wo mba ngendereye, mba nshaka ibinezeza. Kubera iki? Akenshi uburyo umubiri ukunda gukora ibyaha nibwo buryo ururimi rukundamo urusenda. Iyo umuntu, abantu benshi bakunda urusenda rubatera apeti, ariko kandi rukabarya. Sibyo? Reka mvuga ntitujye ku mumaro w'urusenda, tuganire kuri apeti n'uburibwe bwo ku rurimi. Niko n'umubiri ukunda icyaha. Icyaha gituma action, igikorwa uri gukorana n'umubiri kikuryohera, urakoze, uba uri kuryoherwa nacyo. Ariko nanone uburibwe bwacyo burumvikana. Kubera iki? Akenshi 90% ibyaha bikorerwa ahantu hihishe, ntago bibera hagaragara. Ku buryo umuntu ugifatiwemo arira, ntarizwe nuko agikoze, akarizwa nuko ari we babonye bigiye ahagaragara. Urumva ni nka rwa rusenda iyo rubaye rwinshi rurakurya.
rero ubushake bw'Imana ni ukwibuza bya bintu binezeza kabone niyo ntaba nibujije za ngaruka. yego njyewe nkagurisha ibyishimo byanjye, urugero kwiba amafaranga bishobora kukumara ubushomeri, ariko Imana ntishaka kuyiba. ya mafaranga wari guterura akakunezeza, Imana ntibishaka, yareke uyihorere. uyihorere. ubwo hari ibyo ugurishije. yego yego urabizi ko ufite amaguru meza, ariko Imana ntishaka ko wambara mini, kandi wowe urashaka ko abantu babona ubwiza bwawe, ariko Imana ntibishaka. urabizi ko uyu musore umukunda, Yego. ariko Imana ntimukeneye. kugira ngo ukore ibyo ishaka ni uko ufata rwa rukundo wamukundaga ukarwimurira ku Mana, avuga ngo reka nkugumane murekure. ni ukugurisha ibikunezeza. Yego. kubera ikirere Imana ibikora ityo, ntabwo ari uko irwanya ibyiza byacu, nta nubwo ari uko Imana irwanya umunezero wacu, yego ni uko yo ireba hazaza hacu kuri twe. bimwe bitunejeje none, ese bizakomeza kutunezeza? cyangwa hari abantu aka kantu kabayeho, yego abantu bigeze bafata umwanda bawufungira muri envelope, bawumanura mu indege igendera hafi, barawujugunya hari muri 100 mu minsi yari mibi. noneho ugwa mu isambu y'umuntu. yego isambu nyirayo yarabibonaga, yari hari ahari, indege imanuye. ariko na mudugudu yari ahari. icyo gihe bitwaga aba responsable. responsable abaravuze ati hari imari iguye mu mudugudu wanjye. mu mudugudu wanjye. nyir'umurima nawe atari ko burya yaguye mu murima wanjye. yego uzi impamvu bari kuyirwanira kandi ari umwanda urimo? ni uko ifite kamverope keza. n'aho iturutse hariyubashye. urakoze cyane. n'aho iturutse hariyubashye, ariko nyamara ni umwanda ufungiyemo. hari n'ibyishimo rero tujya dufata dutyo. mudugudu yagwanye inkundura na nyir'ubutaka, abaturage bakiza responsable. yego na nyir'ubutaka baravuga ati noneho mufungure mugabane. mwahereye mu Rwanda 1/2. 1/2 nka responsable nibagaruka kubaza imari yahanutse ivuye mu ndege, wowe uzabibazwa, ariko nyir'umurima arahari, umurima we nawe uzatezwa. nawe responsable uzasubiza iby'abandi. bagikata bose bagize barya. nyir'umurima ati responsable kagumana, responsable uti nawe kagumana. ikintu cyatangaje ni uko byasoje n'ubundi wagatabitse muri wa murima wa nyir'umurima. icyo nshaka kuvuga ni iki, mujye munanyuraho nabwo munaseke. icyo nshaka kuvuga ni iki, hari igihe dukunda umwanda ufubitse, ufunitse, ufite kava. yego tugakunda amakuba ashayininga. hari abantu bajya bahitamo ibyago yego bikavarinze, biri protege, birinzwe, Yego. akaba ari byo bahitamo, bakareka amahoro kuko ari ku gasi. noneho mu bushake bw'Imana ikaduhitiramwo amahoro yo ku gasi kuruta amakuba ari muri envelope afunitse. kavuga uti bana banjye, nubwo muri kuririra icyo, ariko ni ubusa. uzarebe Marise, baro, uyu mupira abantu bakina, yego football, volley cyangwa basket n'ibindi, baro bagize batya bakagisatura, bakakubwira ngo ufate ibiri imbere, wakuramo iki? iki uretse ikintu kiri aho ngaho kidafite umwuka. yes. yego bagize batya bakagisatura, bakakubwira uti fata ikiri imbere. aho kugira ngo uhitemo baro, wahitamo isashi y'irobo y'isukari. sibyo? yego byose babishyize ku munzani, baro ishobora kuremera. ariko nyamara muri ambaraje iri mu isukari, ikirimo imbere kirakenewe. Yego. ariko muri baro ntihakenewe ikiri hehe, ikirimo imbere. Yego. hakenewe icyo cy'inyuma gusa.
rero twebwe iyo Imana iturebera imbere twebwe twareba tukareba inyuma yego icyo rero Imana ibiri kuvuga ngo tugendere mu bushake bwayo ni ukugira ngo twemere ko ibiri imbere tutabibona yego iyo ireba ibiri imbere yaduhitiyemo ibikwiriye Imana ishimwe kuko kwemera ubushake bw'Imana ni igisobanuro 100% kivuga ngo Imana nyifitiye icyizere amen biravuze ngo ibyo yandebeye niyireba neza ibyo yampitiyemo niyibizi ibyo yagennye kuri nge nibyo byiza ni ukugurisha amahitamo yacu tukavuga ngo iby'Imana yatugeneye ubwo nibyo ubushake bwayo biragoye ku mwana w'umuntu kuko arashaka ibyo areba none reka nguhe urugero hari abantu bagiye okay reka ndeke izo ngero ntaza kugira umuntu ngusha i Kigali abantu benshi bazi icyitwa manegeka abenshi barayazi kubaka ugasanga utuye mu nzu y'ibyumba 4 na saro na saramanje ari nziza ariko saramanje barayubatse nyuma y'inzu bari barahashyize ubwiherero bwakuzura bakabetona bakahakubita igisare mukicara aho ngaho uko igenda isaza hari gita wewe wajya guhitamo inzu nyirinzu cyangwa umuntu wabonye isizwa n'iyubakwa ry'iyo nzu akakubwira ngo yireke wowe ukavuga ati ariko ihwanye n'ibyo nashakaga yego ifite saramanje tuwarete mu nzu ifite tuwarete mu nzu amarangi meza nkunda umuntu uri kubwira ngo tuwarete mu nzu ku mutima akavuga ati yaba wari uzi ko atari imwe yaba wari uzi ko nawe uri kwita icyumba naho hari indi tuwarete kubera iki yari mu iyubakwa ryayo azisiza ry'ikibanza azisakara n'akari muri parafarakazi iyo akubwiye ngo yireke ndayizi yego usanze aba bantu babiri wabaye mu isiza n'iyubakwa ry'iyi nzu nuje ayibonye yuzuye washima imitekerereze yandi ntashima uwo nguwo wayibonye urakoze ku bushake bw'Imana tumenye ngo umuntu wahisemo n'akazi ushaka gukora yego n'inzu ushaka guturamo mugabane ushaka kubamo igihugu wahisemo n'umukunzi mwibanira reka mbabwire ngo byose bisizwa Imana yararebaga irabizi byubakwa Imana irabizi Imana izi aho iyo nzobe yavuye izi impamvu y'ayo mafaranga niyo taye irabizi Imana izi iyo taye how about yego Imana izi ngo wicaye muri banke gute Imana irabizi ngo ugenda mu modoka wakuye yego Imana izi neza ngo wunguka bigenze bite Imana irabizi izi neza ngo witonda ku manywa ariko ninjoro urinde Imana irabizi kukirizwa mu rusengero ariko hirya izi uwuriwe rero reka nkubwire ngo wowe iri kubuza ntiwemere nyamara Imana yabaye mu isiza ryabyo wowe uri mushya ntacyo uzi wowe uri mushya nta makuru ufite ntago reka mbahaga kuri umutazi kuri Mariseli agira atya azi Kigali akunda umukobwa nzi neza ariko watazi ntago nari muzi ariko yasaga neza basi urangije ukunda ikimero rwose ku bijyanye n'ibyinaha cyane yari sawa ariko ntareba ivubi ntareba umukobwa ukuntu yarogaga ndakubwira ntubu bukwe ndabwica sinemera mu bana ubu mundeba nishe ubukwe bwa Mariseli cyane yarabuhitanye ubukwe bwa Mariseli narabwishe Imana imbabarire yarabutobye namwe musabira Imana imbabazi uwo mukobwa yararogaga noneho nyuma y'urugo yashatse mbere yawe niwe washatse mbere akajya afunga inzu akabwira umugabo ngo ngwino hano mumbore mbivuge muri icyo kinyarwanda yaramubwiraga ngo ngwino hano wanyana y'imbwa ibaze agafunga akakunigira umugabo akamubwira uti duterane ingumi yari afite n'imbaraga n'ubu reka arazifite yari guhitanya ica n'ubu arazifite impamvu ni iyihe nagendeye ku makuru nzi ngewe umuzi umubona yego
abaranga bahozeyo ibyo si igitangaza. Imana ishimwe ko narabwishe ariko sinaguhaye uwo mu bantu. Ninjye wihitiyemo. Urakoze. Yego. Nawe nzarenganya. Ariko kubera iki? Hari igihe dukunda ibigaragara ariko Imana ikareba imbere. Yego. Niko yabikoze kwa Dawidi. Yego. Samweli yagiye kwimika agishije inama Yesayi. Yesayi aramubwira ngo mfite umuhungu. Yego. Ntabwo mbavuga amazina, barahari ba Minadabu, abo barahari. Yego. Ariko Imana ntireba inyuma, irareba imbere. Wowe washimye ibingana n'amarangamutima yawe, ariko amarangamutima yawe yishimiye none. Yego. Ariko Imana iri kureba igisongo kizayakubita ejo, iri kureba ibizayakomeretse ejo bundi. Ni ukuvuga ngo mu bushake bw'Imana iyo dushaka duhite dukurikirizaho. Niwumvira ubushake bw'Imana uzasohora mu rukundo rw'Imana. Amen. Imana ibaha umugisha. Ubwo nibwo ibyo ni iby'Imana ishaka mu mibereho y'umuntu. Yego. Mbo akenshi rero tuzasanga tudakoze icyo bita kurya ubuzima. Ubundi ni gute umuntu arya ubuzima? Ewe ababuriye barabumaze. Ubundi hari igihe cyo mwita kurya ubuzima mutarakibona. Uzahura n'umuntu waburiye bugashira. Ubuzima burashira cyane nshuti. Ubuzima iye baba we. Hari umuntu burya akaburyana n'ubwenge bwabo. Hari umuntu urya ubuzima n'ubwenge bwo mu buzima akaburya. Mwahura ukabona nta buzima nta n'ubwenge. Byose yarabiririye. Byose yarabiriye. Yewe we, hari abantu barya ubuzima nshuti yanjye akaburyana n'ubwenge. Imyenda yaburyanye yambaye ku mazi akaba ari yatemberana i Kigali. Aba yaraburiye koko. Aba yarariye ubwenge n'ubuzima. Ubuzima buragenda mu Kinyarwanda bakavuga ngo aba yarapfuye urugize rute uruhagaze. Aba ameze nk'igitoki cyo mu cyaro hari icyo twitaga gusonga. Igitoki ukumva ntugicira rimwe ariko ukajya uhanyuraho uruseri gake gake. Hari n'abantu rero dufite baragiye babahanyuraho. Ugasanga iseri ry'umuco ryaragiye, ubu umuntu buragiye, buragiye, uburere nta buhari, ugasanga hasigaye ikimero n'igihagararo gusa. Ariko wamureba bidafite ubuzima, nta buzima, yarabumaze, nta bwenge, byose yarabiriye. Kandi bene abuzahura nawe kuri gare cyangwa mu mabisi n'ahandi. Uretse ko no mu nsengero no barahagera bene abo bantu. Ngo iki sinzi umuririmbyi waririmbye yaravuze ngo habera ishyano yambara mini muri church. Ngo ntatinya kuvuga ndagazwe. Natinya kubifasha Mana we ngo habera ishyano yambara mini muri church. Ukuri kw'Imana ugasanga nta muntu tuheruka guhurira Kimironko yambaye imyenda yo kurarana. Ari gutembera, yari arimo atembera mu masaha y'amanywa yambara imyenda yo kurarana. Utagira ngo ni amapantaro, agakabutura n'akantu kari aho ngaho. Murakoze. Nuko nyine uriya aba yarariye ubuzima, cyangwa nicyo bita kurya ubuzima biri yarari gukora. Buriya se yarakibusigajemo. Reka tuvuge ko isahani yabuririyeho basi yarari kuyikoma. Yarari kuri gata isahani yaririyeho ubuzima. Nta kundi. Iyo wanze ko ubushake bw'Imana buba mu mibereho yawe nuko bigenda. Urya ubuzima uraburya. N'ubwenge bwabo bwagiye. Imana rwose ifashe bene abo bantu. Hanyuma amasengesho y'umuntu agera ku Mana ate? Ni kenshi dusenga ariko se tuzabwirwa n'iki ko amasengesho twasenze ageze ku Mana? Iyo uri muri bwa bushake bw'Imana imitekerereze yawe ihura n'iy'Imana. Ubundi amasengesho njya nyoberwa uburyo mbivugamo kugira ngo abantu babyumve. Mbuze uko mbivuga, reka mbivuga uko mbyumva. Abanyarwanda, reka mpere hano iwacu, Abanyafurika, ubwo n'abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda unyumve muri ubu buryo. Abantu benshi gusenga barabicurika, ugasanga barasenga basaba agakiza, kandi agakiza Imana yarakabahaye. Noneho aho kugira ngo bakore babone umugisha, sinzi ko iki kintu muri bucyumve, Imana idufashe, bakizera ko bafite umugisha ntibakore. Noneho aho bari gukorera ibigaragara bagakorera agakiza. Agakiza Imana yaragatanze, bigatanga rimwe, kandi gatanga rimwe, abantu ntibagashaka, bari kugakorera. Noneho yaravuze ngo icyo muzerekezaho amaboko
cyose nicyo nzabahera umugisha amaboko bakayerekeza ku gakiza imirimo bakayizera bakizera imirimo hanyuma bagakorera agakiza kandi bari bakwiriye kwizera agakiza bagakorera umugisha sinzi niba ibyo bintu mvuga byumvikana bituma rero bene uwo muntu iyo agiye gusenga agirana bifu n'abantu bose bararawundiye kubera iki umukire utamuha aba ari umugome kuri we uwo biganye ataramwibutse aba yarihenuye uwo bakorana utaramusuye aba yaritandukanyije nawe uwo basengana utamusuhuza aba amuroga uwo baturanye batari mu gice n'ibyo biriho noneho iyo agiye gusenga aba ari abantu yakabanye nabo nibafata nk'ikirego akabaterura ari umutwaro akeza satani satani wa bene tarengane pe ni runaka undoga ni wowe wamvuze urumva ya masengesho noneho kumvwa n'Imana rero umuntu wese ufite ikibazo iyo abonye umuntu aririra niyo haba ari kuri telefone ararira iyo arize araruhuka iyo aruhutse agira ngo ikibazo kirashize kiba kigihari nuko bafashwa aravuga akavuga noneho bya bibazo yumva yari afite kuko abimennye hasi araruhuka ibimurimo ariko asubire mu ngaruka y'ibibazo duhore mu ngaruka rero z'ibibazo nitujya gusenga niyo mpamvu uzasanga amapfundo y'ibyatsi burya ni umuntu baziritse burya utagira ngo nushaka nubona igipfundo ku musozi ugipfundura uvuga ngo ndakurengeye mwene data burya baba bamuziritse bene so bari baguhita hari n'abahirika amabuye hari n'abahirika amabuye ndamuhiritse n'intebe ye ndahiritse mana nkunda igateramo inkingi ibuye rigahirimo ariko wa muntu ntahirime tata we nayo masengesho isengesho rigera ku Mana first of all riba ririmo urukundo no gukiranuka amen igihe cyose uzasenga hari ikintu uri gusaba uzajye ubanza unezezwe nuko hari abo Imana yagihaye bikunezeze nubwo utarakibona ariko niba uri gusaba ikintu jene afite ubabajwe nuko agitunze utakigira menya ko Imana iri kukubona nk'umuntu uri kuriganya jene utifuriza jene byiza uri umuriganya we isengesho ryose uti mwami ndagusabye numpe viza uzi ukuntu murakora ahita avuga na runaka warayimuhaye ntiyasenze kundusha Mana nanjye ndasenze ndashwiragije ndasenye ndarituye ndatwika ndatabagura nibyo ntabwo yandushije ubutoni kuri wowe ntabwo ndusha ubutoni kuri wowe ntaririmba si icyacuma atanga reba n'imirimo akora jiste we wizaniye ibirego ubundi se yiyiriza ryari kugira ngo ubikore ubundi se kugira ngo ubikore yiyirije ryari nanjye ndasenze senze nka Salomo niba uri gusenga wikwikompara nk'abandi nezezwa n'iby'Imana yahaye abandi nimwikompara na Dawidi mujye mwibuka n'amaraso ya Uriya yamennye iyo mudashaka ayo maraso ya Uriya ko abajyaho senga uri wowe niwikompara na Petero wibuke ko yihakanye na Kristo niba udashaka kumwihakana senga uri wowe niba uri wowe rero jya imbere y'Imana ariko n'urukundo rurimo njyewe nzi umuntu twigeze duhura ambwira amagambo mabi arangije arambwira ngo murabuzwa n'iki se ngo turasenga mugasubizwa ubuse iby'Imana impaye nibyo yari yaramugeneye yabinyujijeho ndabigumana naje ndamwani ihangana ubwo twasubijwe nta bandi bazasubizwa nusenga ni wowe yarambwiye uti turasenga mugasubizwa ndamwani nibyo nti ubwo ari byo rero twarasubijwe ongera usenge nta bandi zasubiza utari wowe ni wowe nyine ntizakurengaho sengera mu rukundo kugira ngo Imana ikumve usengere mu gakiza
none se niba ushaka gusenga ngo Imana ikumve, banza utekereze ngo uyu mwanya Yesu ansuye twaganira cyangwa nakiruka. Tujye tuvugisha ukuri, hari abantu Yesu yasura bagahunga, agacaka guti nkurikije ibintu nkorera mu rugo iwawe. Imirindi ndayumvisha akagenda imirindi yawe ndayumvisha. Adamu yaramwumvisha ahita akata, Eva ahita kubita korosi. Imana irangije iti mwe mwabagabo mwe murihe ko ntababona, uti ko ntabareba. Adamu aravuga ati n'ubundi wakwisha ntiyakihisha iteka. Aravuga ati twumvisha imirindi yawe turatinya. Ibuze utize mwatinyishijwe n'iki? Eva aravuga ati ariko burya twambaye ubusa. Twambaye ubusa ntidushaka guhuza nawe amaso. Mwamenye mute ko mwambaye ubusa ya nzoka? Twiremeye incocero bigenda bitya bimeze bitya. Mbere yo kureba ko uri ready kwakira ibisubizo by'Imana, yego uri ready ko Imana ikugendereye, koko yagusubiza, mwakicarana mukaganira. Hari abantu bajyaga bigisha akavuga ngo hereza mugenzi wawe ikiganza, tumubwire ngo Farawo wawe arapfuye. Hari umugabo twari twicaranye rero mubera igitangaza, arambwira ngo Farawo wawe arapfuye. Ndamwani Farawo wawe arapfuye, ariko niba nawe hari ubereye Farawo urapfuye. Erega niyo mpamvu Imana itajya yumva aya masengesho ngo abanzi banyu barashize kandi nawe hari ubereye umwanzi. Abanzi nibashira nawe urabigenderamo, kuko nawe hari ubereye umwanzi. Niyo mpamvu burya kurengera abanzi nawe wabikiriyemo. Yego. Niyo mpamvu ukwiriye kubanza kwiyimira mbere yo gucira abandi urubanza. Yego. Sinakubwiye ukuntu umuntu yaje kwatura yatura icyaha nsanga nge ndakahebwe. Navuze nabi nsanga nge ukuvuga nabi. Nsanga ahubwo n'ingumi ngewe nazishyiramo. Ndavuga ni niba uyu muntu arijijwe nuko yavuze nabi kandi numvaga ngewe n'amajido yagenda, abana haryo bimeze bite? Yego. Ndamwani mwene da Imana ikweze. Nanjye ndagenda ndapfukama mbwira Uwiteka, ndamwani mwami unsuzumishije indorerwamo ya mwene data. Ndirebye nsanga narashayishije. Sinakubwiye umugabo wigeze yirota, yigeze arota yari afite ahantu ari bujye kubwiriza, ategura bimwe byacu by'abigisha, aravuga ati sha ndaza kubabwira, ariko ubundi ubabwira ko tutatumwe, wabanje ukabaza Imana ngo ni ibiki bikwiriye. Ati ndababwira. Noneho ategura ijambo ry'Imana. Hari abantu tugira twita abashinjacyaha mu ivugabutumwa, kandi abantu bo kuri YouTube bazi ngo nibo babwiriza. Gasanga umuntu muri iyi minsi mwabaye mutya, ntabwo ari iyi minsi. Bere kuko bakira, kuko kubwira umurwayi indwara bimukura umutima ntibimukiza. Yego. Mwereke uko yakira n'iryo vuga butumwa nibwo butumwa. Kuko babwira ibyaha byanyu twabivuga pe tukanababeshyana n'ibyo mutakoze mukagira ngo biri muri mwe. Ni bimwe nyine umuntu aza muri korari ngo mwabasambanye mwe, abakirisitu bakagira ngo korari yarashize. Ntabwo ari iryo vuga butumwa. Noneho umugabo aza kurota, Imana iramubwira ngo ambara fime. Yambara fime. Iramubwira ngo irebere mu ibase y'amazi, yirebye abona ni ikigurube. Yakambura fime akabona niwe, yazisubizamo akabona ni ikigurube. Imana irangije iramubwira ngo koresha amaso yawe, ureke kwihinduranya, ujya muri bariye kubashinja, wowe warakiranutse. Bene data rero, kugira ngo dusenge twumvirwe, nuko isengesho ryacu ribamo urukundo n'agakiza. Yego. Ikintu uri gusaba wigisaba nk'ukinyaga Imana yagihaye. Wigisaba ufitiye ishyara abagifite. Yego. Niba urujyana umutima unyuzwe. Imana ishimwe. Amen. Amen. Shaduraka na Meshake na Bedenego bageze imbere y'itanura ry'umuriro. Amasengesho yabo n'amasengesho twakwita amasengesho y'amatakirangoye byahura gute? Shaduraka ntabwo yigeze asenga ageze mu itanura. Yari yarasenze mbere. Yarahamije.
ubundi hari igihe abakirisitu batajya basenga hakora guhamya hanyuma yagera imbere y'ikibazo agahamya. exactly nicyo cyonyine. hanyuma amatakirangoyi amatakirangoyi ni igihe umuntu yicuza ngo iyo mbimenye noneho akanicuza atamenye. Ndabivuga gute? Amatakirangoyi ni igihe uvuga ngo Mana noneho ngwino nkize. Iyo nkize bya none. Ariko ukabiterwa n'amakuba akugose ako kanya. Akugose waraburiwe ntiwemere. Kuvuga ngo namatakirangoyi ni ikinyarwanda cy'umuntu utaka ari ku ngoyi kandi baramubujije gukora ibituma ajya mu ngoyi. Icyiza cy'Imana Marise, Imana ijya yumva n'amatakirangoyi. Yego. Irayumva. Pe umuntu uri mu ngaruka z'ibyo yego Imana ijya imwumva. Ikumva bigenze bite iyo uretse ibyo Imana igaye. Ingaruka ntizakugeraho. Ukareka umurimo w'umugayo kuma. Ibi bintu mujya muvuga ngo ingaruka ziraza. Nta muntu ujya ubura ingaruka, ariko Imana iturinda gukakara kw'ingaruka. Ni ukuri pe. Marise, Anicet Niyomugabo nshobora kubivuga bakavuga ngo ntarirarenga. Yego. Ariko reka mbabwire ngo iyo biba ingaruka ndi mubi pe. Ndi mubi. Ntabwo nabuze ingaruka z'igihe namaze ntemera Kristo. Yego. Ariko igihe maze mwemera n'ubukererwe nazo ni ingaruka rega. Nazo ni ingaruka. Ariko igihe maze mwemera mwami ntacyo ngushinja. Imana ishimwe. Ntacyo nshinja Imana pe. Ingaruka z'icyaha zirahari. Ariko ntabwo Kristo arazisohoza none. Ingaruka z'icyaha tubona none aha ni izituruka mu bantu twabigiriye. Yego. Ntabwo Kristo araduhanira ibyaha kuko icyo gihe cyo gucirwaho iteka ntaragishyiraho. Noneho izo ngaruka uri kuzikura mu bantu kuko nizo mbuto wabereye. Ariko uyu mwanya weze izindi mbuto nazo zakeruka zisarura. Imana ishimwe. Kandi reka nkubwize ukuri biroroshye ko mu murima w'imbuto nyinshi isharira yamera n'iryohera ikamera. Pe wowe era n'iziryohera ntibizisharira warazibibye pe byarabaye. Ariko noneho biroroshye ko wa muntu wereye imbuto mbi wamuha no kwiryoshye weza nayo yayirya. Ingaruka z'imirimo mibi yacu twaziba icyuho byashoboka. Yego. Amen. Urukundo Imana ikunda umuntu twarutandukanya gute n'urukundo umuntu akunda undi? Ubundi kugira ngo umuntu amenye urukundo nuko akwiriye kumenya byose bya Kristo. Niwe wenyine ugira urukundo abantu ntarwo. Kubera iki? Urukundo rw'Imana ni ubwitange, ariko urw'umuntu ni indorerwamo. Impamvu ari indorerwamo ni iki? Kugira ngo iri jambo nkubwiye uryumve ni uko ufata miruwari ukayireba ikugarurira wowe ishusho yegereye. Ubu niba nababwira ngo mfite experience mu rukundo, ngira urukundo rwinshi. Ngira urukundo rwinshi Marise. Rwaba ari urwo nkunda abana, rwaba ari urwo nkunda abakuru. Yego, abavandimwe. Rwaba ari abavandimwe, rwaba ari ambiance amuru. Urukundo rwo kwinezeza. Ngira urukundo rwinshi. Yego. Ku buryo njyewe n'umuntu mbabaje iyo mubabaje ababaye murahindukira. Yarize nanjye ndarira. Turaziranye pe. Sibyo? Iyo umuntu mbabaje nyine nanjye namubabaza akarira, nanjye amarira ahitaze. Ngira urukundo rwinshi. Ariko ikibazo cyanjye ntago nkivuga nyine ni kuri kamera, sinshaka ko kazagenda kagira. Yego. Mariseri yaje ndarumubonera. Yego. Jene yaza nkarumuha. Nanjye nkibonera urwanjye ruzasagurira n'abandi. Ariko ikimbabaza muri urwo rukundo simbura bonjya mbabaza kandi mbakunda. Nukuri kw'Imana pe. Ngasanga ndijije umuntu kandi mukunda. So urambwira ngo urukundo rubera umuntu umutwaro, urumuriza amarira. Ubwo igisobanuro cyarwo ni urukundo, ariko nukuri kw'Imana hari igihe mpemukira umuntu kandi mukunda.
umuntu uzi ko mukunda nababaje musabye imbabazi nanjye singi ariko nkumva ndagukunda ariko nkireta uruva naguhemukiye nyine urwo ni urukundo rw'umuntu nivugiye urwa Anicet nyine ukaba ukunda umuntu ariko ukazicuza impamvu mubanye ukaba ukunda umuntu ukicuza impamvu umuhaye ukaba ukunda umuntu ukicuza impamvu wamubwiye ibyo wamubwiye ukaba ukunda umuntu ukicuza impamvu wagiye kumusura ukaba ukunda urwo ni urw'umuntu ikintu cyose urushyize imbere kirarugaragaza uzi ko umuntu aba agukunda yakugera imbere akumva afite urukundo ruramwishe ruramuzonze ni nk'urw'umuririmbyi wo mu ndirimbo za Salomo kandi koko ukabona nta buryarya ukagenda n'undi yaza nawe agahita amubonera urwo nyine ni miruwari ishusho irwegereye niyo rugarura ariko urukundo rw'Imana rurihangana rurababarira ntirwishimira ikibi ku muntu kandi ikintu abantu bita urukundo ni uguprofita hari abantu bakundisha ibintu baba bahagaze mu ntege nkeya zawe kugira ngo bigarurire amarangamutima yawe kuko umuntu wese waguhaye ngo umukunde ntabwo agukunda urukundo rutanga ibidafatika rugendereye kugira ngo musangire ibifatika urukundo rutanga ubuzima rugendereye ngo musangire umugisha wo mu buzima ariko umuntu ukuzanira umugisha wo mu buzima atarakwiha abagira ngo aprofite intege nkeya zawe ahagarare mu cyuho ni nk'uko nazana intebe iwawe igikomere cyawe kikaba umwanya nshyiramo intebe nkicaramo niyo mpamvu abantu bakunda babaha ntabwo urwo ari urukundo ni urukundo rw'urugurano urwo si urugurano nta nubwo ari urugurano ntabwo ari urugurano nyine umuntu yafashe icyuho muri wowe aprofita ya netre ya kotero vide yo muri wowe arayiprofita igikomere cyawe agishyizeho igipfuko ubona ni umunyembabazi kuri wowe bene uwo muntu waprofise icyuho cyo muri wowe iyo agiye kukubabaza asenya aho ari murabizi nta muntu ukandagira aho yicaye akandagira imbere y'aho yicaye aho arahababaza aho yicaye akahababaza agasenya n'ahandi asanze umuntu wese wagukunze abanje kuziba icyuho ataguhaye urukundo akabanza guprofita ashingiye ku cyuho agusanganye iyo agiye kugenda asiga rwa ruguma yagusanganye ruri kubora asiga runyenya asiga rutonekaye ariko umuntu waje akaguha urukundo niyo mutakiri kumwe mu rukundo ukomeza kurya ku buzima bwe kuko nta muntu kwambura ubuzima yaguhaye ngo amumare n'iyi ntego y'icyo mwari muhuriye itagezweho ntumutakaza uramugumana akomeza kuba inshuti Imana ibaha umugisha Imana ishimwe urwo rukundo ngira ngo rw'Imana Imana ikunda abantu ni narwo rukundo Imana yabwiye umuntu akwiye gukunda abandi kuko Kristo yabwiye abigishwa yarababwira ngo ikintu bazamenyeraho ni iki ni urukundo nimukundana ubwanyu bazamenya ko muri abanjye ni narwo rukundo abakristo dukwiye kugira Imana ishimwe ari ikintu abantu bakwiriye kumenya umuntu ukunda kenshi kandi uhubuka mu rukundo ababara kenshi mu rukundo ariko ibikomere bye bikira vuba umuntu ukunda kenshi no mu rukundo akaguma akunda abandi agifite abamukomeretsa burya ibikomere bye bikira vuba kuko ikintu gikiza igikomere cyo mu rukundo ni ugukunda impamvu uzasanga umuntu arira ngo yarakomeretse mu rukundo nuko yanze kongera gukunda kuko igikomere cy'urukundo kivurwa n'urundi rukundo uzasanga abagome benshi barakundaga ntibagikunda burya abagome benshi baba batagikunda yego ariko umuntu burya uhemukira akagukunda nushaka kwikiza uburibwe bw'umuhemu cyangwa gukira igikomere watewe n'umuhemu uzakunda uwo muhemu ubuzi by'icyuho watewe nawe sinzi niba navuga ngo ni ihurizo rikomeye Imana yaduhaye
byo kuvuga ngo mukunda ababanga abanzi banyu mubishimire ibyo bintu wabishobora ahubwo ntangira ubuhamya woweho rwose nyine ntangira ubuhamya wibimbaza kuko ngewe nezezwa nabyo gukunda abakwanga abanzi bawe first of all Anicet nzi neza ko mu mibereho yanjye sinkunda competition sinjya ndushanwa yego icya kabiri iyo hasohotse ikintu kimwe kitangeze mu biganza menya ko iyo ari sample yego hari ibindi Imana iri guproduce hari izindi products Imana iri gukora zizangeraho yego sinjya mbona ko ibintu umuntu afite ari iby'Imana inyaze kubera iki mbivugiye iki ngewe nta muntu n'umwe ushobora kunyanga cyangwa ngo amvuge cyangwa ngo andwanye mpite mubona nk'umwanzi wanjye kuko nge ndabizi ko ntari kurwana nawe yego ngewe nduwo ndiwe hari igihe nigeze mbibwira umugabo wari untwaye kuri moto yambwiye nabi arantuka ndamwana imbabarira tugenda nka metero zinga arangije arambwira ngo nawe mbabarira arambwira ngo none se ngo kubera icyo uhise unsaba imbabazi ntamwe se ni ubwa mbere tubonanye bishobora kuba ari n'ubwa nyuma ngenda mfitanye nawe ikibazo ku buryo umbera umutwaro n'ahantu nazongera guhurira nawe kubera iki ngusabye imbabazi ko atari ububwa bimbwiye iki bikarangirira aho ngaho umutwaro ukabura wutuye shomafu yego Anicet kuba wanyanga ukandakarira ari wowe ubiteye birakureba yego ariko burya ngewe nkubwiye nabi ubwo ndashoje nyine inabi nari mfite ndayivuze birarangiye nyuma ndakubwira ntubuzima bukomeza amen nta rubanza mfitanye n'umuntu ni ukuvuga iki mbabarira vuba kuko nge ndakunda cyane ntabibabwiye kandi ndabizi ko gukunda aribyo bijya bimvura igikomere cy'urukundo kuko abantu benshi nkunda bajya bampemukira abantu benshi nkunda bajya bampemukira kandi iyo umpemukiye mu rukundo nkugumisha hafi kugira ngo ukomeze kumbera isomo ry'imyitwarire mishya kuko ndabizi ko Anicet mfite kamere ikunda ibinezeza ariko ishaka kwiga n'ibimbabaza mfite kamere ikunda ibinezeza ariko kamere yanjye ikunda ibinezeza ikwiriye no kwiga kubana n'ibiyibabaza ibiyibabaza rero sinzabyiga ntabonye umuhemu ntabonye umuntu ntenguha mu binezeza niyo mpamvu nkeneye n'umuntu mbabaza niyo mpamvu nkeneye kugumana nawe utazambabaza ukagira ngo ni igitangaza umbereye isomo nkeneye niyo mpamvu numbera isomo nkeneye uburyo nzagufatamo buzakubera igitangaza kuko ndagukeneye Imana ibaha umugisha amen tugana ku musozo reka dushimire bene data turi kumwe muri iki kiganiro Imana ibaha umugisha Imana ishimwe reka tubasabe n'ubundi tujye imbere y'Imana dusenge Mana turagushimiye uri Imana nziza uri agakiza kacu uri ubwugamo uri ubuhungiro ndetse niwo kuzuka kwacu niwe kubaho izina ryawe nirihimbazwa ubwo uriho turiho rwanesheje turanesheje niyo mpamvu usabye kugira ngo cyahe imiraba n'imiyaga yose kuri twe kugira ngo ukomeze imbaraga mu magufwa yacu ubugingo bube butyo none n'iteka ryose ku bwa Kristo Yesu umwami wacu amen ijwi ry'umukanguzi.